kubwa mwene data Jado. Imana ishimwe, mu minsi twamenyanye Jado ni umugabo w'imfura kandi ni umugabo w'inyangamugayo. Imana imuha umugisha. Buriya ntabwo ngewe njyashyigikira ibintu ntabona mu iterambere ry'Imana, ntabwo nabitaho igihe n'umwanya. Nari mvuye kubwiriza iwacu kuri paruwase ya Ruyenzi, nari naniwe, ariko Jado ni inshuti yanjye by'umwihariko, ntabwo nari kubura kuza. Imana iguha umugisha. Icya kabiri, turabashimira mwese mwicaye hano mwaje guterana. Fata mwene so mu kiganza umubwire ngo Imana iguha umugisha. Umurimo w'Imana utangira hano, ndi mu bahanuzi baje guhanura. Nza guhanura, nabwiye mushumba ndamubwira ngo nukomeza kubaka ubudahemuka n'ubunyangamugayo abantu bazagushaka. Bwana sifiwe. Nukomeza kubaka ubudahemuka n'ubunyangamugayo abantu nibo bazagushaka, ntabwo ari wowe uzajya kubashaka. Kubera iki? Iyo wubatse ubudahemuka n'ubunyangamugayo, Imana ikwizerera abantu, ikakwizerera n'ibintu. Bwana sifiwe sana. Tudatinze ndagira ngo mbaganirire ijambo Imana ikiza ku mutima wawe, rivuga ngo kwambara imbaraga z'Imana zitsinda imbaraga z'icyaha. Kwambara imbaraga z'Imana, ariko izo mbaraga zikatsinda imbaraga z'icyaha. Kuko amen, rafashijwe kugira gutya kandi muzamure haleluya. Mu bintu bijya bituma umuntu ahera hasi, Imana yari imufiteho umugambi, ni ukudatsinda imbaraga z'icyaha. Yesu yamama. Paulo yigeze avuga ijambo, aravuga ngo hariho umuntu wazamuwe ava mu ijuru rya mbere ajya mu rya kabiri, ajya mu rya gatatu. Reka mbabwire, iyo utsindira imbaraga z'icyaha, Imana irakuzamura abantu bemera, abantu batemera. Abanyumvisha muzamure haleluya. Bibiliya ivuze uyu mugabo witwa Daniel. Daniel mu gihe Nebukadinezari yateye Ubuyuda i Yerusalemu, Bibiliya avuga ngo yahageze ibintu by'agaciro, anyagayo n'abagabo b'abanyabwenge bari mwaba bagabo ba Daniel. Bibiliya iravuga ngo binjiye muri Babuloni. Icyame Bibiliya iravuga ngo bamenye neza igitumye banyagwa, barangije ngo bagambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'abanyamahanga. Atira mwene se ikiganza umubwire ngo Imana izagushyigikira yabanje kureba imigambi ufite. Mushumba, Imana izagushyigikira yabanje kureba imigambi ugize gute ufite. Bibiliya iravuga ngo aba bagabo baragenda, bagezeyo ngo bagambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'abanyamahanga. Icyambe byatumye Imana ibazamura ari abanyagano. Reka nkubwire, ikibazo Sawuli, gambirira kubahisha Imana. Ikibazo z'ubuzima ubayemo, gambirira kubahisha Imana. Iyo wubahisha Imana, Mana we, haleluya. Gira mwene so ngo iyi church igomba gutandukana n'izindi. Ejo bundi natumiwe aha, umuntu yantumiye mpageze ndamubaza umushumba wawe wamubwiye? Yego namubwiye.
ndahagera yari afite urusengero rwuzuye abantu, yirirwa avuga wenyine ahanurira. Niba yari afite ubwoba ko turi bumutwara abantu, nta bwoba dufite, tuvuge ngo amen. Imana yaraduhamagaye. Muzamure haleluya. Hari abantu bafite ubwoba batifitiye icyizere. Iyo watsinze imbaraga z'icyaha ukakigenda hejuru, Imana irakuzamura ntawe ibajije. Imana igukingurira imiryango. Hari imiryango Imana igiye gukingura muri uru rusengero. Hari imiryango Imana igiye gukingura. Haleluya. Hari imiryango Imana ikingura. Hari imiryango Imana ikingura. Ni mu kirere cyo guhanura. Hari imiryango Imana ikingura. Kandi reka nkubwire, Imana igiye kuzana ubutunzi muri uru rusengero. Yesu yamamare. Iyo utagira ishyari, ntukorane n'umwuka w'ishyari, ibyo bakuvuga Imana ibitesha agaciro. Iyo Imana ikubonamo icyo umariye abandi, reka nkubwire, ntabwo njya mbwiriza ngo nemeze abantu. No, ntabwo wakwemeza umuntu wowe. Umwuka w'Imana niwe wemeza abantu. Ariko ndagira ngo nkubwire, iyo ushakisha Imana ukarwanya icyaha, Imana igukuraho isi yagupfuritse mu izina rya Yesu. Daniel ngo agambirira mu mutima icyambere ngo Imana izamura inyenyeri y'ubwenge, iramuzamura cyane. Icya kabiri, imuha igikundiro ku mwami. Reka nkubwire, iyo Imana ishaka kukugeza ahantu hakomeye, izamura inyenyeri n'abakomeye bakayimenya. Amen. Hari ahantu Imana igiye kukugeza ndimo nahareba. Hari ahantu Imana igiye kugeza abahanzi ndimo nahareba. Abantu bafite iyerekwa ry'Imana, abantu bahubwiye kuri cyaha, Imana igiye kubageza ku rwego isi igiye kubareba bagatangara. Ubyakiriye nazamure haleluya. Nagari kenshi natura ya magambo. Amen, haleluya. Bibiliya iravuze ngo Daniel Imana iramuzamura ku ngoma ya Nebukadinezari ku rwego yagize agaciro. Nebukadinezari avaho hajyaho umuhungu we. Umuhungu wagiyeho ntiyubaha Imana, ngo atubasha Imana, ngo umunsi umwe akoresha ikirori, ngo ahamagara inshoreke n'abagore be, ngo abazana mu birori, ngo arangije atumaho n'ibikombe by'izahabu byari byarateguriwe mu nzu y'Uwiteka, ngo abitumaho ngo nabyo ngo abinywesha vino, abinywesha inzoga. Hari ibintu reka nkubwire, uzarengere bene wanyu ariko ntuzarengere Imana. Iyi Mana turayibona. Gira mwene so ngo turayibona. Imana iratureze mu rukubyi tubaye abagabo. Imana yatugiriye neza. Imana iduhaye ijambo. Niba ubyumvishe zamura haleluya. Bibiliya iravuga ngo amaze kuvogera Imana, atamenya agaciro k'Imana, Imana imwandikira inyandiko, iyandikisha urutoki rwayo, rivuga ngo meni tekene farisi. Iyi nyandiko ngo irangije ahamagara abanyabwenge bo mu gihugu, ngo bayisoma birabananira. Ahamagara abapfumu n'abakonikoni biranga. Reka nkubwire, Imana iguhamagariye gusobanura ibyananiranye. Ibyo bene wanyu batamenye nibyo Imana iguhamagariye. Ibyo bene wanyu batahishuriwe nibyo Imana iguhishuriye. Ibyo abahanga batamenye nicyo gitumye Imana iguhamagara, kandi ugiye guhishura ibintu bidasanzwe bigiye kuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ngo abapfumu barananirwa, abanyabwenge bari barize barananirwa, ku rwego ngo iyo nyandiko ngo yamwatsemo iramutwika, ku rwego yashatse kubica no kubagirira nabi. Ngo bageze kuri urwo rwego
baramwibutsa baramubwira ngo mu gihugu cyawe reka nkubwire tindana n'Imana nubwo abantu batakumenya. Imana izaho ubitse, Imana izaho ubuzima bwawe bubitse. Imana igiye kugukuzaho imbaraga zayo. Baramubwira ngo ku ngoma ya se hari umugabo yababwagamo n'umwuka wera w'Imana. Baravuga ngo ubwenge no kwitegereza uzambika umukufi w'ijabo mu ijosi. Icya gatatu uzaba uwa gatatu mu bwami. Uyu mugabo Daniel reka nkubwire yari yuzuye imbaraga z'Imana zirenze indamu z'abantu. Muzamure haleluya. Ikijya gituma abantu bananirwa bakabura abantu bagera ku rwego batakaza ubusabane bagirana n'Imana bakinjira mu mwuka w'Imana. Nibyo cyangwa se reka nkubwire ahangaha ntabwo twaje kureba shaka, twaje kureba Imana. Muzamure haleluya. Ikijya gituma abantu bava ku bandi bakagenda rwihishwa nuko bagera ku rwego batakaza ubusabane n'Imana bagasigara bashaka abantu w'indamu. Iyo ushaka abantu w'indamu bagira amaso barakumenya bakuvaho rwihishwa. Amen. Ariko iyo ugumanye n'Imana, Bibiliya iravuga ngo ni ibintu mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye. Tuvuge ngo iyo ugumanye n'iki niyo bagenda bose ukagumana n'Imana izana abanyamaboko barenza bagutaye, izana abanyembaraga barenza bagutaye. Haleluya. Kuko utindana n'Imana igutegura mu undi muntu, utindana n'Imana ikuzamura mu rundi rwego, utindana n'Imana igupromotinga, utindana n'Imana ikubakira ikindi kirere kitamenyerwa. Hari abantu bari hano mwageze mu kirere cyo hejuru. Umva nkubwire jya wirwanaho uyu mugoroba ntuzagaruka. Ugerageza bageze mu nzu y'Imana usunika ibyagusunitse n'ibirebire. Zamura haleluya. Bashumba hari ikintu cyanejeje Daniel yari mu ijambo rivuga ngo iyo kubaha Imana ufatanije no kugira umutima umwe bizana inyungu nyinshi. Kamabwi yaramurebye yumva ibintu amubwiye ntaho bihuriye n'umugambi w'Imana. Arangije aramukonsirita, amaze kumukonsirita amenya neza yuko igihe cye cyarangiye. Yaramubwiye ngo impano zawe uzigumanire, ingororano zawe uzihera abandi. Ndagusomera impamvu y'inyandiko. Siko Bibiliya ivuze? N'indya indamu zawe birashoboka ko wanteranya n'Imana, kandi yandize mu gihe cyaso iracyari Imana yanjye, iyabanye nanjye mu gihe cyaso iracyakorana nanjye. N'Imana idasaza. Fata mwene se umubwire ngo n'Imana idasaza. Wikwiteranya n'Imana. Abantu bararangira ariko Imana irakomeza. Igihe cyose utakaje kubaho kw'Imana uramanuka byanga byakunda. Ariko igihe cyose uhagaze mu kubaho kw'Imana, Imana irakuzamura, Imana irakuzamura. Kandi reka mbabwire Imana ibanza kuzamura imitekerereze. Amen. Imana ibanza kuzamura inyenyeri y'ibitekerezo. Ndagira ngo muri uru rusengero Imana igira bizamura ku mugaragaro bimenyeka. Imana igira bizamura ku mugaragaro bigira gute bimenyeka. Bibiliya ivuze iki? Yamubwiye ngo ndagusomera impamvu y'inyandiko. Iyo uri mu kirere cya gatatu cy'abahanuzi nyumva profete, haleluya haleluya, uvuga iby'Imana yagutumye, Imana ikagushakira inyungu ukeneye. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo arangije aramusomera aramubwira ngo men bisobanurwa ngo wapima.
peke. Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, isanga warayihombeje, igushyizeho iherezo. Iramubwira ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abana. Ubwo buhanuzi ntabwo wabuhanura uri mu mwuka w'indamu. Yesu yamamaye. Bwira mwene so ngo urinde Imana icyaha izakugeza kuri. Urinde Imana icyaha izakugeza kuri. No, tugiye guhanurirwa n'ibyo. Ariko reka nkubwire, hirya y'ubuhanuzi ambara imbaraga zitsinda icyaha. Nyarudindi, ninde wari kukumenya uretse imbaraga z'Imana? Mwabahanzi mwe kazi, ninde wari kutumenya uretse imbaraga z'Imana? N'Imana ishizemo umugabane. Bwira mwene so ngo n'Imana ishizemo umugabane. N'Imana ishizemo umugabane. Imana barebe neza. Imana bambika imbaraga. Oh, hallelujah. Hari umuntu ushaka kwambara imbaraga muri uyu mugoroba? Ndahari. Kiri kiganza hejuru haguruka. Oh, sorry guys, the band father. Any tayabo alone. Esana mongolo ya siga. Badi taki Imana ishoboye byose. Imana data watwe. Imana ihambaye. Imbaraga zawe muri Elohim. Imbaraga mu badamu. Imbaraga mu bagabo. Imbaraga mu basore. Imbaraga zawe zimana. Esana mongolo. Uko tayari. Imana ya siga zawe ri hafi. Tayabo. Urakoze kukuta. Esuni minifo. Urakoze kukuta. Imbaraga zawe muri Esini winiga. Urakoze Imana. Tasarabo. Imbaraga zawe zikomeye. Esuni minifo. Rikomeza rihane tasarga. Turagushimira saribo. Ijambo ryawe sariga. Imbaraga. Eni tayabo. Seni winigriya doba. Eni tasarabo. Amashimeshi ku Mana yacu. Abakiri imbaraga zo kunesha icyaha gatatu. Yesu we. Mana nuko dufite. Amen. Tumutunga ibiganza. Imana imuha umugisha amavuta n'amafaranga mu izina rya Yesu. Ayikorere nta ndamu ahubwo afite ikofi. Dukomere Imana yacu amashyi. Yarageze ahantu haryoshye n'umwanzi w'amasaha. Yarageze ahantu ntagiye kumva Imana neza. Nubwo tugiye kujya mu wundi mwanya w'irindi teraniro. Ariko ndumva Imana. Nyarudindi, numva ukuntu nkubwira Imana ivuze. Ariko duhereze Imana yacu cyubahiro. Imana irabahuriganye inshuro eshatu. Abantu bakuzanira imyenda, bagakuzanira inkweto. Hari n'uwakuzaniye telefoni na mashini. Biherera unosantaye. Arangije arabijyana guha amafaranga 15,000. Dukomere Imana yacu amashyi. Imana iravuze ngo imutere urwangaro. N'ibyo yari afite birafeyirinze kubw'ikintu yagukoreye. Banteretse mu kintu no kumva reka nkubwire. Bavuze ijambo rikomeye. Baravuze ngo hari amagambo wavuga ntibaguhitaho. Reka tuyivugize izatugirire neza. Hari umuntu ushobora ndabiza hari aho twagiye turi babiri. Umwe arahaza inyuma ya peneri. Mvuga iki Imana ivuze umushi aratinyuka inyuma arabango rero ibi bintu uvuze jihore ntabwo baduha amafaranga. Namwe ati cyangwa utunze bwawe na peneri sana. Reka mbabwire. Arangije inyuma arabango jado yasize igitekerezo. Bari batuwe ngo batumarane iminsi 3. Yasashimwe. Amen. Nararibo. Bashyiraho igitekerezo ngo pamijana na 50 nawe bamuhijana na 50 ngo twoherereza amakuru. Ubundi dusenge. Ngeze nsanga yatanze amakuru nsanga amafaranga kumena batera n'ahandi. Ati naya bigenze gutegeye ko yafatirwira bango gasopo. Fata Bibiliya ndasohoka. Musigaho muri izo ntebe yizengurutse. Reka nkubwire ikiri icyizere Imana. Ariyo yafata 150 bari muri no sare. Bari muri no sare. Ariko Yesu ni umwami. Tugire kuba gira mugeze ngo tunganira Imana ibindi no busa. Ba mu mwanya Imana igushakamo
uzabibona. Bimubwira ngo ba mu mwanya Imana igushakamo, nawe ibyo ukeneye uzabibona. Irambwiye ngo kabiri, nyumviriza reba hano, ni wowe nyiriho. Imana irambwiye ngo imufashe ku munigo, ibyo yari afite byose birahombye. Kabiri, Imana iguhinduriye amateka ku rwego ugiye kuzaza ugendana aba bodyguard. Gatatu, Imana irambwiye ngo ubwire, Imana iguhaye bodyguard uzaza gutwara mu modoka yawe. Niba nashaka yakora uko biremwe nonaha, Imana irambwiye ngo iyi myaka ibiri mbihanuye nk'umuhanuzi w'Imana, uraba wicaranye imodoka yawe muri uyu mujyi, uraba wicaranye imodoka muri uno mujyi wa Kigali n'inzu yawe. Irambwiye ngo kandi ikintu ikoze, nta muntu uzongera kukugira mu byaha. Bagiye kuzaba kwaka nomero yawe, icyakora bagusapotinga mu magambo, ariko nomero bayijyana kuko irambwiye ngo iciye netiwake y'abagucira rezo y'ibyaha. Ariko Imana iraboneka. Imana irambwiye ngo ikimenyetso biragera mu kwa 12 ibintu byahindutse. Haleluya. Nawe uzongera kugucuruza ariko Imana ivuze iguhaye chano yawe n'umuntu sawa. Ariko Mana tuyikomera amashyi. Haleluya. Imana irambwiye ngo umurwayi maranye igihe Imana irawukijije. Irambwiye ngo mu nda harakujengerera hamera nk'igisebe, ariko ngukunda Imana ivuze ngo n'uteraniro iravuze ngo iragukijije. Uburozi wari wize Imana irabukurikije. Ariko murahari batashe haleluya. Abahari haleluya. Toraserega. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nifayize. Hayinduri. Ubu Imana ivuganye nawe. Umaze iminsi ubona ibintu byaricangacanze ku buzima bwawe. Inzira zarifunze, ari amashuri birifunga, ari akazi birifunga. Ariko Imana irambwira ngo uruzingo bakuziteho urw'urwanga, Imana igusohoyemo. Iravuze ngo ikugaruriye ubuzima. Izi saha nubwo wicaye nta aderese y'ubuzima, urabona ibintu byose biri mu kirere, uribaza gishoni y'ubuzima ukayibura. Ariko Imana irambwira ngo ikuremeye fondasiyo y'ubuzima. Irambwira ngo hari amateka agiye guhinduka, abantu bamenye ko wahuye niyo. Anasiremwe kandi sikabire tena wajineza. Imana ivuganye nawe. Irambwiye ngo hari ifuti Imana igiye kuguha. Iyi ifuti igiye kuguha, Imana iravuze ngo biremwe nona. Iravuze ngo ku kwezi dutangiye urarangira ufite ishimwe ribyibushye. Uko Imana irambwiye ngo igihe cy'agasuzuguro kirarangiye. Haleluya. Imana irambwiye ngo twigaruye ubwenge bw'uyu mwana. Iravuze ngo kandi imukuyeho gufungwa akiri muto, imukuyeho ko bamutakira imodoka. Hari umwana wibye bari kumwe bakavuga ngo nawe yabikoze. Imana itesheje agaciro icyo ciro mu buzima bw'uyu mwana. Haleluya. Imana irambwiye ngo mubwire ibyo urimo gukora, urimo kubona byasubiye hasi, byabaye udubi. Uranyumva? Umva itangazo rivuze, Imana ikuyingiriza amana ntibambone. Umva itangazo, hari uwakugiriye urimo none iravuze naye famiye zitizi ugiye kwiga. Ikindi cya kabiri ugiye kwiga ufite akazi. Ikindi cya gatatu hello sarikita niyo bwobare. Imana imbwiye ngo igusohoye mu mwuka w'urupfu. Birambwiye ngo waruje kumukurusha ku itariki 15 z'ukwakenda. Imana irambwiye ngo ibyo bari bamwohereje Yesaya bivuga neza karindwi imigambi yabo kabiri neza. Irambwiye ngo ahubwo ikuvunjiye no kuri iyo tariki itangaza. Reka bayihomereye amashyi. Hezo amepore gaidi bilisansi. Ariko baba hari haleluya. Uyu mwana ubwene gihugu butari bwo Rwanda.
uwamuzanye nashaka atahirira cyangwa yihorere Yesu yabikoze. Sakako akiriye gutambagira ibirungo Imana zenguruka inshuro eshatu kuko Imana yavuga ngo injira mu kazi, ariko mwakobe Imana yatabaye. Sakaramo imyigaragambyo yose Imana yishiririje ibitesheje agaciro ngo akira kubaho n'umwana muzima, kandi uzumva irirahiye nta cyuma ku buzima bitesheje agaciro. Nahajyo ane n'ibyacimo Imana yagomba akira akazi, yagomba mu gitondo uzenguruka. Haleluya. Ujya mu kazi ugaruka utahaye kuko Imana irabikoze. Iraje bigire gukora. Imana yabikuyeho ubuzima bw'ibirungo by'uburushyi, ibukuye mu buzima bwo gupfundikanya. Irambye ngo nkubwire nubwo ubona ibintu uhagazemo bigucanze, ngiye kubona mbona marayika w'Uwiteka arabicangura. Numva Imana ivuga ngo situwasiyo wari urimo yari ikomeye, yari gaga, ndetse n'umutware ariko marayika n'icyubahiro ariko Imana yavuze ngo humura ikurinze ukorwa n'isoni. Mbere mubonye ukorwa mfashe ubwo muzabizi yumvi usabye nema gutanga sasa. Haleluya, haleluya. Uyu mwana Imana yambwiye imuhagazeho, imurinze igikombe cy'uburozi. Bari bamuroze, bamurogeye mu kintu cyiswe oropiti kikarete yakakandi bari mwishyaka. Imana ngiye imukuyeho igikombe cy'uburozi. Imana yambwiye ngo mubwire ngiye kuguha akazi gatume uwumva aka kazi harimo kwicururiza. Ukuntu Imana ivuganye nawe irambwiye ngo pana n'Imana neza kuruta ibindi byose. Irambwiye ngo kuko Satani yarakuriganyije agusiga amabyi, ariko Ezekiyeli ngo muzabakuraho amabyi y'abana b'abantu bagize icyo. Imana yagomba ikugarurira igikunda kuko ntacyo wari ufite, igukuyeho imbwa ahubwo ikuremera umuntu w'umumaro waguteka mu rugo. Haleluya, abantu batera haleluya. Igihe wumva ikintu bidashira muri wowe, kumva Imana iramwe igarura amaraso yawe kuko yaracaginze n'abadayimoni. Imana ihumanuye amaraso yawe, Imana irayahumanuye. Irambwiye ngo mubwire ngo igiye kuguha ibifate, irambwiye ngo iguhanye akazi. Imana irambwiye ngo mubwire ufate amasengesho y'umunsi umwe tenda mungarura agaciro Satani yagaze. Imana y'abantu uzayarangiza wumva muri wowe umubiri wawe ubohotse. Imana y'abantu akira perega byihuse. Kabiri Imana y'abantu nkubwire ngo kizwa ubane n'Imana, wegere Imana cyane ikurinze kurongerwa ikintu cyizwe. Ku ikintu cyizwe iki wanyuje ubisiga hangaha ejo bazamamaza mu byarangiye. Irabwiye ngo iguhaye ikintu cyiswe iki agakiza uko babitwigishije. Kabiri irabwiye ngo mubwire ngo ufite inyatsi iteye ubwoba wakorera 10,000 ejo ntiwayabona, ndetse uhoramo ihuriramo n'ukwezi ntawakubaza ukabumva uhora nyine witwa ngo ndakora ngo nta kintu ukora ngo bigaragare. Irabwiye ngo uyu munsi ibiganza byawe yemerera bihumanuye naba ngo ugiye gukora none bifate. Irabwiye ngo igukuye mu kajagari k'abantu ahubwo igushyize mu gihe cyayo. Imana iramwe izikikurambagirije ugiye gukora ubukwe. Haleluya. Aba bantu batatu harimo n'umunyamahanga atari umunyarwanda. Imana iramwe ngo kuko izituye n'ikigozi cya nyuma cyane kiziritse ibyaha. Yakobo ari wenyine yabonye urwego ruturuka mu ijuru rumuzaniye igisubizo, urundi ruzamuye icyifuzo. Gusenga kwanjye kuko
ndekere gusa ayo wasenze ngo usengera iki kintu Imana yaracumbishe. Nubwo uri umushumba mbabarira upfukame uyihe icyubahiro upfukame. Ariko we haleluya Imana iragikoze uzashima Imana. Bomba si mikoro gusa uzazana n'ikindi kibyibushye bitewe n'uko iragikoze cyari kikubabaje. Ni kimwe cyonyine, nta abamo bagira bitatu bitanu ngo Mana bitanu bitatu ngo Mana ngo ibyifuzo n'ibinga. Uyu yari afite kimwe kimuraje ishinga, kimwe gihatse ibintu byose bisigaye mu buzima bwanjye busigaye imbere, kimwe cyonyine kikabirangiza byo nicyo. Dukomere haleluya. Mubwire ngo uyu munsi bigiye gusobanuka, nibashaka babizirika Imana yabizituye. Nababwiye ngo nibashaka babizirikira i Burayi. Nasenze Imana yaga ngo umuntu wasenze uyu munsi iramubohora iminyururu yari iziritse ibye. Kandi reka babwire ikibigaragaza ko yazituye. Buri muntu wese agiye kumara icyumweru amwenyura bitewe n'uko Imana ibanje kumuhaza uburame bw'umugisha n'amahoro. Imana irawukijije. Wanyumvishe? Nuwo mutwe Imana irawukijije yanze ko wambara rinete. Niko Imana ivuze. Ikuyeho rinete. Sabadayimoni iravuga ngo ntuzigera wambara rinete. Imana iravuga ngo icyo gihu cy'abadayimoni gikuyeho. Haleluya. Tala sarya behind the stance. Yambaye agakanzu k'igitare nihutishe. Uko Imana ngiye, Imana ikurinze gufatwa ku ngufu. Imana iko gukora ibyo Imana idashaka. Iravuga ngo uwo muntu helos ikimenyimenyi si ibikubujije igihe izaguha n'igihe bigamva ko bigize iki yongere guhe uburenganzira bwo kugira iki, kuko Satani yaragushatse yakubuze yaragukubita ukabona igihe cy'igitangaza cyawe cyagize iki. Ariko haleluya. Amen. Amina cyane. Amen. Amina cyane. Amen. Amina. Amina. Yamwe ngo baravuze ngo ntago kakubera. Ariko umva itangazo. Ibyo abantu babona ko bitagukwiriye n'ibyo ko Amen. Imana imukuyeho kwamaganira. Imana imukuyeho urupfu. Imana imukuyeho urupfu. Imana ngo mwegeranye Imana yabe ngo mubwire abe baso cyane. Ntagire ubusa kubwira ngo nayigira yive. Umugani oya. Imana ikunze gutwara n'igenda. Simana murayemera.